niyo byagutera mu nzozi mu gicuku amasituwasiyo umuntu aba yaranyuze muzimikina aba the only thing ahubwo njyewe iyo agiye gusimbuza ndamubaza ngo kubera icyavuga senior coach uyu muntu tumukuyemo dushyizemo uyu kubera iki akambwira ati niba wabibonye neza hari ahantu dufite ikibazo kimeze gutya buriya nafashe iminota 5 yo kwitegereza mu mazu uyu muntu Monaziri Tredanje mbikora gutya abantu babonye ni mugoroba masaha y'umugoroba ikipe ya Rayon Sport hasotse ibaruwa masaha y'umugoroba ibaruwa ya Rayon Sport Association hanyuma hari itangazo barekuye bandikaho ngo itangazo rigenewe abakunzi ba Rayon Sport ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sport buhinduka uru rwego rwitwa bodi rukaba ari rwo rwego ruyobora byose ibyo bintu bibikoze ukagenda ukabitanga muri RGB nisubiza ikavuga ngo nyuma yo kugenzura mwe nka association twasanze kugira urwego rwitwa bodi rwaba ruyobora byose bikunda mu mategeko y'igihugu mukoreramo nk'u Rwanda n'imiryango nk'idaharanira inyungu turabibemereye bakabasubiza babahereza ibaruwa iturutse muri leta muri RGB yo kashe y'igihugu ivuga ngo ubu birahindutse uko rero yayoborwaga bodi nicyo kintu kiyoboye byose barabisabye ntabwo RGB igeze basubiza ibibemerera ntiyabihakanye ntiyanabyemeye ariko kuva itarabyemera yarabonye ibaruwa uburyo busanzwe rero yayoborwaga na mbere hose aho umuyobozi wa komite executive aho umuyobozi wa Rayon Sport FC ariwe Tadeyo muri RGB muri stati ni ufatwa nka legal representative wa Rayon Sport icyo cyo nicyo ugihakana yanyereka ibaruwa bodi yahawe iyemera kuyobora byose yego mu yandi magambo icyabaye rero ni cyo kutamenya imbaraga za buri ruhande n'imbaraga za buri umwe kugira ngo zuzuzanye aho guhangana turabisobanura yego gahunda y'akanyenyeri ka Rayon Sport cyangwa se gahunda yo gukusanya imisanzu ari nayo igaragara hano yateje ikibazo hari n'abavuga ko ari ugukusanya imigabane yego ibi bintu bamaze gutorwa Jado Castari binyuze muri BNB agency yasobanuye neza umushinga uko wakora nuko wabyara inyungu yego arabibereka ababwira icyo bakora n'inzira bacamo babanga icyo gitekerezo bavuga ko bagiye gutangira kubikora bitangira tubibwira abanyarwanda niba mwibuka neza bavugaga yuko bashaka kuzashyira Rayon ngo ku isoko ry'imari n'imigabane bikojeje mu bijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane babanje gukonsulta Beneri bava muri Beneri baza kuri bijyana Rwanda Stock Exchange barababwira ngo ibitabo byanyu bitari balanced within 4 years igaragara imyaka ine yikurikiranya bigaragara mu bihombo buri faranga ryose mufite buri faranga ryose ryinji muri fitiye raporo za audit zimacinga neza kandi audit idakorwa n'abantu bari aho barupiga hari company zizwe hari ibigo bikomeye mu gihugu bikomeye cyane byemerewe gukora izo audit kugira ngo Beneri zemere ndetse na Rwanda Stock Exchange reyibona namwe muzi Rayon Sport ibibazo byayo by'amafaranga yaravuze ati nayo gusinyisha Chancellor nayo gusinyisha Bedini ku kanyenyeri ngo se iby'amafaranga byo kuvuga ngo Rayon Sport ngo babona ibitabo biri balance tubyibagiye n'ingingo tuyive kujya mu mari n'imigabane iby'imigabane mu byisibemo bayisaba ati forget iby'imigabane mu bireke kwagiye baricara bati none ko iby'imigabane bibaye tombe turabigenza dute sasa reka tubyite gukusanya imisanzu yego bakonserita inzego z'igihugu ataho ni aho ni sawa abati kuba mwaba mufite abanyamuryango banyu nk'umuryango udaharanira inyungu mukabwira muti dufite agashinga dushaka gukora kazabyarira wa muryango udaharanira inyungu wenda ubushobozi runaka bwo kubaho kugira ngo ushyire mu bikorwa ibintu isanzwe ikora that's a good idea nta gahato nta n'umuntu uri buze kuvuga ngo amafaranga natanze ngo nyakeneyemo inyungu y'aka kanya ni umusanzu utanga kugira ngo ushyigikire wa muryango wawe witwa Rayon Sport baragenda batekereza n'uburyo barikodinga abakunzi ba Rayon bajya mu nzego za leta zibitangira uburenganzira barabibaha n'ibindi umunsi Rayon Sport ihabwa certificate yo kwandikisha akanyenyeri umunsi wahabwa certificate
ya RDB Rwanda Development Board avec mes deux yeux umunsi abareyo muribuka video yasohotse yabareyo bishima ngo nitwe ba nyirayo abagabo ba benshi cyane batandukanye harimo ba Muvunyi n'abandi uri muri video bishimiraga ko babonye kira cyango yego kira cyango umwana arakirebeye gutya muri telefone ya Muvunyi kitweretse hariya cyageze kumwe hariya sibyo rero ntago yarahari sibyo icyo cyangwa rero yarakitweretse niho bita umutasirikare icyo cyangombwa yarakitweretse ni uvuga ngo akanyenyeri ka Rayon Sport kari valide kanemewe mu rwego rw'amategeko rwose yego hatagira umuntu wibeshya bafite mwako undi muntu yandikisha ngo umutungo mu by'ubwenge ni ikintu nyine no mu buryo bwa informatique navuga ngo mu buryo bw'ikoranabuhanga donc bigenzurwa kamanajinzwe neza ku buryo ifaranga rigezweho nta muntu waryiba ngo arijyane nta n'umwe icyo kuba akanyenyeri byo gakora neza karashakiye ibyangombwa byemewe na leta ndetse n'umushinga ubwawo wako warizweho yewe no kuba na leta ibyemera ko uwo musanzu wakusanywa icyo si ikibazo aho Muvunyi aho Tadeyo aho Rwagacondo n'abandi ukuri muragufite rwose udashapa sawa cyane dore rero aho ikibazo kiri ibyo bimaze gukorwa birarangiye baravuga bati tugomba kugira office ya board kuko dufite umushinga munini tugiye kwitaho gukusanya imisanzu therefore tugomba kugera n'abakozi bashinzwe gukurikirana ibyako kanyenyeri gahunda nimureke tuyigemo noneho tuyishyire mu bikorwa kwizigira tugeze hehe mu kwishyira mu bikorwa aho rero niho bipfiriye umva rero ko biteye ndaje rero aho nanjye mbabwiye ko mbizi hanyuma bamaze kubikora rero ibe ubwo urumva abagabo baricaye bikoreye inama ni body bati muri akanyenyeri tukajera tukashyiraho abakozi Tadeyo ati ntabwo mushobora kugira office natwe dufite ntabwo haba office ntabwo bibaho nje mfite office ziniye ntabwo mwagira indi office ahandi nimureke duhurize hamwe niba mushaka ko ako kanyenyeri kagira uburyo kayoborwa iyo office duhurize hamwe ibintu byose hamwe atoya utangiye kuvanga wivanga FC na board aravuga ati kose muragira kasha yanyu nanjye ngiri yanjye ni inzego ebyiri ziri gukorera mu rwego rumwe kandi byose arireye twese turireye kora ibi akexecuta kora ibi akabikora amaze kugera mu ntebe aravuga ati ngende arabashyuhanze cyane mfite amafaranga yanjye ngende umukire mfite amakenkayo ndi umuyobozi aba bantu umuyobozi ariko nibyo nta kintu mwakora njye ntakizi baramwimpawarinze kandi urumva icyo bivuga iyo wamaze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi n'ubundi byose bigaruka kuri wowe sibyo board of directors ya Rayon Sport batekereje neza ibintu bya mbere mu cyo bita conceptualization concept uburyo bwo kubyubaka uburyo bwo kubitekereza board yari iri mu murongo muzima abantu bagakwiriye kubakomera amashyi ko bateguye neza board of directors rwose mwateguye ikintu kiza yabaye sharene yabaye abasaza bakira wa mwana we ntabwo mwimwe umusaza bamushyira amashyi isi kibazo kinini cyane igihari mukibyubaka mwari muri mu murongo muzima w'icyo board ubundi ishinzwe yego board ishinzwe urimo urabyumva nibyo yari ugiye kutusobanurira board yango responsible for overseeing its management bashinzwe kureberera imikorere ya management ya management niyo ya Tadeyo bashinzwe kubareberera urakomeza and ensuring it operates in the best interest of its stakeholders bakamakinga sure ko abo bayobozi aribo ba Tadeyo bayobora neza kandi mu nyungu za wa muryango bashinzwe kureberera icyo bivuze rero ni kureberera amashyi nabahaye amashyi twabahaye ugiye kuyabambura kandi ntabwo ngiye kuyabambura ntabwo ngiye kuyabambura kugira ngo babone oya kugira ngo mubone andi mashyi kugira ngo mubone andi mashyi nimwumvikane na komite executive urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa reka tujyane neza jyanira kandi kantu na executive uvuga ibyo ikora ndetse wumve nabyo ushyiremo uri kwigisha neza cyane hato tutaza kwisanga abantu batamenya ngo yo ikora ite yishinzwe iki sibyo byiza yego nayo yiturebere ugati executive committee yo ikora iki muri organization
usibye ko n'ijambo ubwayo executive mu gifaransa riroroshye ni ugushyira mu gushyira mu bikorwa biza mu cyitwa execution phase. Phase ya bigeze gushyira wa mushinga mu bikorwa agomba kuzamo Tadeyo wazi agomba kuba arimo kuko ko executive nyine ni ugushyira mu bikorwa icyo niyo phase ya muri organisation niyo phase ya urumva ni ukuvuga ngo ikirimo aricyo nakubwiraga ni ukuvuga ngo board ya urumva board ya Rayon Sport twayihaye amashyi kuko yakoze inshingano nziza cyane yego zo kurebera imigendekere myiza y'umuryango kugira ngo ugere ku ntego zawo bakawutekerereza urumva it is a leadership group with an organization that handles strategic planning, governance and financial oversight. kwezigira ijambo rimwe kurindi urisoma ijambo rimwe urisoma ndishyira mu kinyarwanda yego twagiye it is a leadership group ni nk'urwego rw'imiyoborere within an organization mu muryango runaka that handles strategic plan ishinzwe kwita ku bijyanye na strategic plan cyangwa se ibijyanye n'icyerekezo yego governance imiyoborere and financial oversight no kwita ku bijyanye no kureba ibijyanye n'umutungo w'urwo rwego wabyumvise iki nagira ngo mbwire Rugaju mu karere reka niba ubundi muri njyanama sekreteri wa njyanama umunyamabanga w'urwego rushinzwe kugenzura aba ari umuyobozi wa executive vuga ngo meya w'akarere ubundi niwe sekreteri wa njyanama kubera ko ibintu mwemeranyijwe muri njyanama niwe birangira bigira gute ubiteraho kashe wabyumvise nta kashe ebyiri zibaho kashe perezida wa njyanama y'akarere asanzwe wenda ari diregiteri w'ibitaro bya Gakoma warega amaturugero muri Gisagara wenda diregiteri w'ibitaro bya Gakoma niwe perezida wa njyanama y'akarere ka Gisagara ntabwo yajya gutera kashe Rutaburingoga Jerome atari we wateye kashe impossible mathématique Sebutege Ange niwe uyobora Huye ntabwo perezida wa njyanama tuvuga urugero yaba ari umuyobozi w'uruganda rwa Gabi Igisagara maze kumuteraho kashe ku byemezo by'akarere ntabwo bibaho ngo rero icyo twari tugezeho byari bigeze mwamaze kumufasha kumugira inama y'uburyo akanyenyeri kacungwa ni namwe mu bigena ni nabyiza kumugira inama ukamugira inama ukamubwira ati aka kanyenyeri kugira ngo katazivanga n'imisanzu n'abagate collection n'abaterankunga tugiye gushyiraho umukozi wihariye bakagira gute kumvikana kuri process of hiring bakamushyiraho bamara kumushyiraho wa mukozi atanga raporo buri munsi kwa perezida Tadeyo board mugaterana nyuma y'amezi abiri mugamagara Tadeyo ngwino kora PowerPoint presentation hari twereke amafaranga yinjiye ku kanyenyeri n'ayandi daily bidetaye aho mufite ikibazo mukabazo hari umuyobozi wacu twunganiye aho mu questioninga mukabazo hari umuyobozi wacu hano mu kigo twunganiye avuze akantu keza aravuga ati muri structure yuko muri kubivuga ati nibyo ati oversight ndabunganira ku ijambo ry'ikinyarwanda rikwiye ni ukugenzura cyangwa ni ubugenzuzi nicyo board ikora si ugushyira mu bikorwa ni ukugenzura kureba ko bya bintu nyine twize byakozwe uko bigomba gukorwa ntabwo ari twe tubikora sinzi niba biri kumvikana bakanagenzura ko byashyizwe mu bikorwa ese akanyenyeri ko twari twaravuganye ko imisanzu nimara gukusanywa hakaboneka miliyoni 300 tuzagura wenda kwa stere 5 zaraguzwe yego ese mufite financial proof z'uko zaguzwe yego bakazibereka ziri gukora se zabonye isoko yego baduhaye isoko rya Huye mufite se amafaranga mwabashije kwinjizamo ajyana abantu mu ntara ihuye yego mwinjije angahe aya ngahe aya rero mwayeroketinga gutya akagera wenda ibibazo runaka kemura yusi n'ubujyanama n'ubugenzuzi ariko si execution gushyira mu bikorwa nagaruka kuvuga ngo turakusanya ngo tunabitegeke ngo tunabiyobora
wenda kuri modo y'akarere batubwiye ko hari yego ukuntu muri modoka bitari rero gufitinga neza ijana ku ijana hari basigaye ibyahindutse. bashyiraho sekreteri wa njyanama ariko Okay. meya ni Yego. umujyanama muri njyanama. Okay. Okay. ariko kwizigira Reka gushyiramo akarere tugomera mu hari ikibazo hari ikibazo na board ivuga ko icyo kibazo kibona Yego. uvuga ngo akenshi iyo turi kuvuga komite executive Rayon Sport abantu bavuga Tade sibyo ariko Tade ntabwo ayoboye wenyine bo barareba bagasanga muri komite executive ya Tade harimo ikintu kimeze nk'ibihanga cyangwa se ntabwo yuzuye n'abarimo ntibakorana Bamuhaye aba vice uretse president. mbaze nkwerekeza Yamuhaye aba vice president. nicyo nyine bamubwira baramubwira ngo ko iyo tuvuze ngo tubijyanirane tubijyanirane umushinga w'akanyenyeri tunawujyanirane na Rayon Sport Day ko bikunaniye ukaza ukatubwira ngo reka tubanze dukore kimwe ikindi tugikore nyuma bigaragaza ko wowe ubwawe ntufite ubushobozi bwo kubijyanirana ariyo mpamvu twagusabye kubibererekamo ntabwo dushyigikiye ngo abibererekemo ahubwo kubera ko ari gukora wenyine muri komite y'abayoboranye komite executive kubijyanirana biri kumugora bakamubwira ngo wowe banza wumvikane na komite yawe muyoboranye ubwo ni ba Kizagufasha. Prosperi, Ba ni Prosperi ba Gacinya. ibibazo bafitanye namwe murabizi ntabwo twabijyamo Aba aka kanya. Patrick Rukundo. Aba Patrick Rukundo ibibazo birimo murabizi ntabwo tubireka kubera ko ntabwo tubireka ko twaje kubavura kubera ko hatari icyo kintu cya partnership buri wese ari gukora ibyo ku giti ni cye ugushyira umucyo ku bintu bareba bihari. bagasanga Tade ntabwo yabikora wenyine ari umwe ibe yabijyanira twebwe n'umwe inshingano dufite ni ugukorera ubuvugizi sibyo Tade nawe icyo bamusaba banza unoze imikorere yawe na komite yawe komite executive no gupresenta fact kugira ngo bizakorere kubikora ariko nushaka kubikora wenyine uri umwe rutoki bizagupfana ariko Aho wemera- nabo urebye bagomba kwitonda kuko Bizagupfa. faze ye niyo faze ya nyayo irenze izindi faze zose ubundi nko muri faze 6 za organisation zibaho habamo iya mbere ya formation ariyo izamo igitekerezo za mission bafite akaba iya planning ariyo baza nyine bashyiraho imishinga uko babishaka noneho hakazana execution phase ubishyira mu bikorwa noneho iyo imaze kuba ni naho haza za faze zindi za maturité nyine uwo mushinga bapanze ukaba wanakura ariko ibyo byose bizari uko haje execution phase kandi nibyo ashinzwe Tade. Okay, reka tubivuge gutya rero uko kinyamupira biteye noneho twabijyanye mu buryo buririgo bw'amategeko Yego, cyane yego. dore kinyamupira rero uko hano ni Nyarugenge ni umupira kandi tuzireyo cyane cyane Ibera akomeje ku mpungenge ze arizo zirimo n'igisubizo yego uzi icyateje iyi saga yose kumera gutya uzi ko ejo nabwo kuri Radio DC perezida wa Rayon Sport yakrititse umutoza bakiri muri pre-season ariko reka mubwire hariho yakoze mabwire ariko sinshaka ko ariho dutinda ndashaka kwereka aho bihurira na haha ariko abantu bakunda Tade hana yanjye abantu bakunda Tade bamuri iruhande mumugire inama akominike neza kuganira n'itangazamakuru nabyihora bashyiraho umuvugizi kandi ashaka kumuzana na kimenera ndani nawe uranteza ibibazo ntabwo yamena za ndani report naganire na RBA nidakoresha tucu twaraganiye muri Cafe Sport yigeze akandagira umuzamu akuzi nanaganira ajya amenya naganiye ikinyamupira ntabwo wajya kuritika umutoza nimugoroba byo atoje mbwira ngo umutoza wawe please help him kugira nubwo aribyo tugiye kujyamo ubundi ibibazo biri muri Rayon Sport biraturuka muri ni nawe reka mujyane kwizigira mu buryo bworoshye dore rero kinyamupira noneho ibyo by'amategeko twababwiye twagira ngo manze mugire umucyo n'ishusho y'ikintu uko gikorwa n'uko giteye ariko noneho tugiye dusoza ku kanyenyeri noneho akanyenyeri kagomba gusubizwa muri executive kumvikana uburyo kagomba gucungwa raporo ikazajya iva muri executive izamuka iwanyu board mukayifataho icyemezo ni nabyo byemewe n'amategeko very nice turemeranye ariko noneho hari icyo bita noneho muri realite y'icyo kintu ya kinyamupira realite ya kinyamupira kaka ninya nkubwira abayiberi mu mupira mukora imyitozo ariko akaba icyo bita realite ariko kakantu hari realite dije akantu njye numva abajene bagorera mu kitwa ka uncenje manumva byajyana ka uncenje k'umupira uncenje ko kana bivuze abavuga nyasho wa muntu oya reka umaze gusara ngo niri kwizigira arashana ibyo byubirekera abajene kwivanga ibintu kwizigira mbabarira twigarutse neza umunota umwe ushaka kubanza kwamamaza cya bodi n'akanyenyeri tubanza twamamaze tugaruke noneho Rayon Sport iragana he ko irimo irategura Rayon Day realite byagakozwe gute none tutagende feasibility kugira ngo bikunde iki kirimo kirakorwa kugira ngo bijye mu murongo mwiza abareyo bibone bari mu murongo umwe yadutumika yarakoze gushaka kugira control ya byose muvunyara ko bwati Tadeyo muri aba bakinnyi tuguze ejo bundi watangaga igice ngatanga igice natangaga amafaranga ukayatanga ariko asanga Tadeyo hari abantu atemera batumvikana nawe
ba Rwagacondo ntibumvikana na Tadeyo. Ibi mbivuze mbihagazeho 100%. Aravuga ati abo basaza bitwa ba Rwagacondo bashaka kunyoboreramo batanga ngahe muri iri, ati nibanyereke icyo bakontributing. Yivugira iby'ubuzi bwa Rayon buvuga mbihagazeho. Hanyuma ugasanga ntiyumvikana na Prosper. Ubwo umwe ari muri body Rwagacondo yumvikana, ibyo nabo barabizi hagati yabo. Uriya Muvunyi agerageza kubahuza bose ariko bikagorana. Muvunyi yahora na Rwagacondo akamubwira ati ntabwo yatuyoborana ibintu byose. Muvunyi bano ba Meya Abdara bakamubwira ati ntabwo yatuyoborana ibintu byose. Tadeyo naduhereza uriya mushinga w'akanyenyeri. Muvunyi akumva uruhande rwabo nibyo, ati none se mugani twebwe twaturi urwego rukuru nta kintu tuyoboye, bati turekera akanyenyeri uyobore FC. Yamanuka muri hasi muri komite executive agasanga ntabwo Muvunyi Tadeyo ari kumvikana na Prosper. Ba Prosper no bazanye umutoza, ari no mpamvu ari kumutangaza amakuru arimo kumukasa. Ikiba rero Muvunyi akagerageza kuza akunga. Muvunyi akaza ati okay, hano nabo baguhohoteye cyane, uri president ntibari kuzana umutoza batakubwiye ko atari no gutanga imisanzu yo kurukirita abakinnyi sinabyemera, nanjye reka ngufashe. Rimwe na rimwe ndakubwira ibintu byo muri Rayon sinavuga umuyobozi, ariko hari n'igihe haza n'abayobozi bakuru mu gihugu, bakuru top officials b'u Rwanda bakaza kwicaza Muvunyi na Tadeyo bakabunga. Ibyo mbihagazeho. Sikoro imwe ebyiri, umwe muri bakora, hakaza senior officials muri iki gihugu uri mu bayobozi bakuru b'igihugu akabwira ati ibintu mwicare mu bikemure. So enough is enough. Hamaze kuba ibintu muri Rayon birambiranye by'amatiku pe, birambiranye. Ugasanga ngo Muvunyi aragerageza kuvuga ngo Tadeyo tujyane mu kurokirita, ariko ngo Tadeyo ntari kumvikana na Prosper. Wazamuka ngo Tadeyo ntiyumvikana na Rwagacondo. Body gahita igirana ikibazo na komite executive. Ugasanga harimo amahari adashira. Ikintu kimwe nge mbibutsa abantu bagabo, ni nayo conclusion yanjye. Muza mwaje muvuga ko muri abasaza baje kugarura ubumwe bw'abare ko mwari mwarayamba, none mutangiye gucagagura. Ariko iyi modo yo gutangira gucagagurana nimwongera kubona RGB ibimanutsemo, mukabona abantu barongeye barezinze iki kintu kiragiye muzi mu Rwanda, abantu baragenda za Twitter bagataga umukuru w'igihugu bikadorongera bikagira gutya bikivanga bakabimubaza, ikibazo kikagenda mu itangazamakuru, His Excellency kikamugeraho. Muzongera muyisohokemo kuko ntimuzayiyobora mutumvikana. Rayon Sport kandi bizaba bigaragaye ko koko uwari watekereje kubohereza Jean Fidel yari afite ukuri, none bizaba bigaragaye basaga ati ba bantu byarananiranye, mureke bajye bagira umuntu umwe ayoborera. Kuko crisis muri guteza ni akantu gato, ni ikintu mwakwicara na mukavuga ngo Tadeyo gira access ku kanyenyeri, umenye amafaranga yinjira, umenye n'icyo agiye uzishoze grave. Uzi ikintu cyakiremereye muri ibi ibintu bizabakora. Abantu nta nubwo bazi kubara ikintu bita timing. Yes we, you are there, murimo murashaka Rayon Day, mwarabizi cyuya tariki 15 murashaka kuza Stade Amahoro, mugiye guteza umwiryane, ugiye guteza umwiryane mu bafana mu gihe cyanyu mwari murashaka kwizige. Reka mvuge bino bintu na timing ni muyireba kwe sport. Mubonye Rayon Day ibaye itabaye umushinga ucamo ngo haza abantu benshi buzure muri stade, haboneka ikintu nyine cyuko habaye vibe ikomeye, izindi Rayon Day zazabagora. Minister Neri Mukazayire niwe wabaryamye aravuga ngo ikintu cyose kiri mu bukerarugendo kiriho igihugu amafaranga kiri buzana abanyamahanga mu gihugu arenga 1,100 ndagishyigikiye, babahi baruwa mu kine match kuri Rayon Day. Minister niwe yagifashe icyemezo, ibyo mbihagaze 100%. Ajye kumva bamuzane dossier imbere ngo muri kuryana abafana kubera ayo makuru mwe bari kumva Rayon Sport Day igende nabi, munanirwa kuzuza bavuga ngo ni umushinga utaciye. To sum up, kubyoroshya hari inama amakuru asoza y'ingenzi abantu bakwiriye kumenya. Hari inama iri buterane uyu munsi, iyo nama iratumizwa na President Muvunyi na Tadeyo kubera ko buri wese afite uruhande ya influencer kandi rumwumva. Iyo nama iraza guterana igamije kongera kwiyunga no gushyira ibintu ku murongo. Twizeye ko iribuze kuvamo umusaruro mwiza. Gusa amakuru meza cyangwa se cy'abareba bakwiriye kumenya, Rayon Day ntiyavuyeho, bacagagurana batacagurana izaba guhera kuri Rayon Week na Rayon Day bizaba igomba kuba bacagagurana batacagagurana. Abakinnyi banyu mushaka kureba bazabishyiramo ibitego cyangwa se banagarikwe, byose bibaho mu mupira w'amaguru, ariko Rayon Day izaba
Rayon Week izaba. Ikindi mukwiriye kumenya, akanyenyeri kanyu ko gukusanya umusanzu nako karakora neza kandi kazacungwa neza. ariko kwiziba Ibihari ni ikintu bita conflit d'intérêt ndetse no gupezanya kw'imbaraga kw'imbaraga gushaka kugira abanyabubasha. abanyabubasha which mubireke bigumaho, abakunzi ba Rayon Sport mukomeze mu yibinyuma icyo twababwira. Hanyuma ibindi reka iyo nama bakora na Rotfi bamuzanemo. oya ibyo by'akanyenyeri ntabwo yabizamo ntabwo yaza mu by'akanyenyeri nasinyishe bakaramako n'abandi ngo imenge Ku byo mu kibuga byo ni ibindi bintu. Rotfi byo mu kibuga Rotfi bananiye banamwirukana erega ibikomeye cyane n'iriya ishu ya ntuzi, ariko nanone Rene ntitwabikerensa ibintu bye kuko mu kibuga ni kubitwa, ari nabyo tugiye kujyaho, ni kubitwa mu kibuga. Ibi byose muvuga nta mufite imishinga yo kugura kwasiteri no gushyiraho forex biro, ikubiswe mu kibuga murabazi bahita bagenda babareyo cyangwa kundira twagiye muri APR. ikubiswa ka reka twivugire bahita kuri match bamukaraba ariko ya bakora. APR dufite iminota 3 ibya Rayon Sport tuzanya tubigarukeho n'ejo bundi n'ama episode akurikirana tuzamenya turaza kubamenyera ibiva muri Why ni dosiye ikomeza? turababwira N'umushinga ukomeza. turaza no kuganira nabo n'ababa bari mu nama baratwihera raporo reka twikomereze kandi bataziduha abayobozi bari buze kuba bababwira ati muhure, kuko ndabizi ko hari umuyobozi wababwira ati akibona ibara yabwira ati mwembi muhure, barahura n'ubundi turabimenya turazamenya ibyavuyemo. tugende. APR ifite match amicale na Gorilla muri APR ibyabo byo ni kwa Orodha niko bakubise APR week kari iryoshye. APR week APR week 3 minutes nyuma yuko bamenye ko Azam izaza mu Rwanda, ngira ngo umutoza Flora Ibenge yirifuje ko igihe baza mu Rwanda batakora match imwe yonyine, aravuga turamutse tuje mu Rwanda yaba ari opportunity yo gukora match wenda byibura nk'eshatu, ntabwo ari nko gukina na APR gusa, twakina na Rayon cyangwa tukashaka n'ikipe dukina. Ubwo rero ariho APR yaboneye ko igihe wenda Azam izamara mu Rwanda yifuje kujana n'amakipe menshi hano mu Rwanda 2 cyangwa 3, aribwo yatekereje ikintu cya APR week, iravuga ngo kitafatirana iyi Azamu yifuza gukina na Rayon, niyo Rayon tukayizanamo wenda n'indi kipe imwe, akaba amakipe ane tugakora ikintu kimeze nka APR week, amakipe akagenda ahura, byo bita round robin. Ubwo rero APR irifuza ko guhera tariki 19 bakora iyo APR week, yaba irimo APR ikipe biteguye, yaba irimo Rayon Sport nk'ikipe n'ubundi Azamu yifuza gukina nayo, hakazamo iyo Azamu izaba iri Kigali, ndetse wenda n'indi kipe imwe probably igomba kuba ikipe ya polisi. Ni polisi ikipe nayo ntabwo ari probably, inama yarabaye. Muri polisi byamaze kwemeza ku munsi w'ejo bakagenda bahura bose, bahuriye Kimihurura, bahurira kuri ofisi ya APR. Hari perezida wa Rayon ntiyabonetse, yari yoherejeho Irambona, babwira Rayon ko buri kipe bazaha miliyoni 2 zo kwitegura, ariko ikipe izatwara igikombe bazaha $5,000 by'amadolari na miliyoni 7 zirengaho gato. Ni APR ishaka kubitegura bikitwa APR week. Bikazaba nyuma ko APR zaba imaze gukina na Power Dynamos, nizatangiza APR week ariko ihita isubira iwabo yo muri Zambia. None ngo bakine iryo rushanwa ry'amakipe ane agenda ahura hagati yayo, wenda APR ikina na Azamu, APR ikina na Polisi, Rayon ikina na Azamu, Rayon ikina na Polisi, basoze APR ikina na Rayon. Ariyo match yanyuma bazabara amanota barebe warushije abandi, hanyuma ariwe ubahabwa igikombe. Ibyo rero Rayon Sport nabajije muri committee executive apana muri board, bambwiye bati byitwa APR week we are out, bati iyo nkuru wazayegura uruhe mureyo ko wagiye gukina match ya gifuti na APR mu kintu kiswe APR week, mu cyumweru cya APR Rayon yaje gukinamo match ya gifuti na APR. Rayon banahe proposal rebwira bati amafaranga yose azinjira ku kibuga muri match zose zizaba muzafata 30%, APR ifata 30%, 20% afatwa na polisi, 20% afatwe n'abakontorora akanyenyeri. Azama yaravuga ati ubwo faranga nta buhara tubufitiye, mudoye match byo faranga samwe nshaka kumenya. Zama sabye ikintu kimwe, mutwemere match tuzazishishe kuri Azama natwe tuzungukira. Ibyo rero ngo bahindura izina wenda byitwa nka pre-season tournament, niyo byakitwa APR week, bagende bakine batsinde. Umva rero abanyabwenge cyo bari kubwira, umva abanyabwenge cyo bari kubwira atandaitonde uretse amasegonda asigaye be bari kuvuga ati kuri ibibazo ufitanye n'abantu muri board, ishore ya APR kubomore nigukubita nta bwenge muri Rwanda. Nigukubita urevuzwa ngo champion itangira, habe wimwosha, habe wimwosha niyishore senta Kigali dawo bimenure n'imikino yo gutegura champion. Turabashimiye cyane, ubu APR mutsinze yabishobora. Dusoza urubuga rw'imikino twakire dosiye reka dusoze urubuga rw'imikino twakire dosiye ntabwo yabijyamo mu Rwanda n'ibibazo tugezeho amakuru agezweho. Ikintu cya mbere ni amakuru